Reka nongere bayikaze nongere mbifurize kugubwa neza mwebwe tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye by'umwihariko muri showbiz wabyita entertainment wabyita imyidagaduro ibyo byose nibyo tuguhereza kuva ku wa mbere kugeza ku wundi umunsi ku munsi isaha ku yindi muri kumwe nanjye Philox umwana wo mu ntara mumaze kubimenya muri abantu banjye duhurira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo Facebook, Instagram, TikTok ndetse n'ahandi henshi ndetse no kuri YouTube y'uno munsi ahangaha turi kuri Philox TV show mumaze kumenyera yuko mbahereza amakuru y'indani cyangwa se icyo bita zandani nkuko tumaze kubimenyera gusa ariko nkundira muri aka kanya ngire ntikude shapo ku muntu wese wakanze subscribe, umuntu usiga commentaire, umuntu usiga like ndetse n'umuntu sharinga video nk'ingiyi ikagera ku bandi bantu cyangwa se ku bashuti be cyangwa se ku maniga ye akunda stories nk'izi muri showbiz. Kuri uno munsi n'uri ntago ndibuze gutinda ndaza kukwinjiza ku byo umaze gusoma kuri title itumye ukanda kuri iki kiganiro kugira ngo uzukirebe. Nanibaze kukubwira yuko tugiye kugaruka ko bita Jojo Breeze n'umwe mu babyinnyi dufite kugeza kuri uno munsi hano mu gihugu cy'u Rwanda bahagaze neza bakora ibikorwa byiza ndetse bafite n'umubare munini w'abakunzi cyangwa se abafana hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'ibyo bikorwa yagaragayemo birimo kubyina, kwigisha abandi, kujya mu makonseri manini, kwegukana ibihembo. Ibyo byose nibyo bimugira umubyinnyi ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. N'umuri turamugarukaho no bita Divine Uwa niyo mazina amenyekanye ku mbuga nkoranyambaga gusa ariko afite story yihariye ndetse no bita Jojo Breeze nubwo kugeza kuri uno munsi ibintu bisa nkaho byahinduye isura ndetse bongeye gukora nk'icyo twakwita gukozanyaho ndetse no guhana ukuri bitewe n'abafana bari bamaze iminsi bitiranya ibintu cyangwa se bashaka kuvanga amasaka n'amasakaromento baza kuyavangura cyangwa se baza kubicayura. Kuri uno munsi ndaza kugaruka ku butumwa bita Jojo Breeze yageneye abakunzi be ndetse n'ubwo uwo bita Divine yaje guhereza abantu be gusa ariko nkundira nkwinjize mu buryo ibi byose byatangiye mu minsi yashize nibwo uwo bita Jojo Breeze umwe mu basore bahagaze neza kugeza kuri uno munsi yanyarukiye kuri Instagram ye abwira abakunzi abafana be yuko umuntu wese wifuza kumubaza icyo ari cyo cyose cyangwa se ikintu baganiraho muri ayo masaha yacyohereza abinyujije kuri story ye kuri iyo borere amaze gushyiraho murazizi mumaze kuzimenyera. Ni ibintu tumaze kumenyera kuri izo mbuga. Abantu batangiye kumwandikira byinshi, bamwe bamubaza ku bibazo bitandukanye birimo kariyeri ye, bamwe bati tuzahure, bamwe batuzama ifoto, abandi bagenda bigaruka bavuga bati turagukunda cyane ariko hari ibintu bimeze gutya, abandi bati ese we na Divine bimeze bite, ese gutya bamubaza ibibazo byinshi. Uyu musore nibwo yahisemo iby'ingenzi yagiye asubiza kuko yari yandikiwe n'abantu benshi cyane. Murabizi ni umustar afite abantu benshi bamukurikira cyangwa se bakunda ibikorwa bye bya buri munsi. Uyu musore rero nyuma yuko abo bantu bose bamwandikiye ndetse yakiriye n'ubwo butumwa bwinshi nibwo yaje kugera kuri message ikomeye yaje kubyutsa ibi byose. Nibwo baje kumubaza bati ese waba ukiri mu rukundo n'uwo bita Divine, kuko hari inkuru zari zabanje mbere bavuga yuko abangaba bamaze gutandukana gusa ariko nyuma bitewe n'uburyo bagiye bahurira mu bindi bikorwa bitandukanye abantu bati byari scam, byari ibinyoma, baratubeshyaga. Murabyibuka yuko wabaye imbarutso cyangwa se ubita Divine niwe wabaye imbarutso kugira ngo ibyo byose bibe binini kuko niba nyerukiye ku mbuga nkoranyambaga aravuga ati ni na video yari yakoze live kuri TikTok arimo araganira n'umushuti aravuga ati sinigeze umuntu bita Jojo Breeze sinyikundana nawe sinyivugana nawe ntitukibana. Ibintu byose byamaze kurangira kandi murabizi video zabanje ukuri kose gusa ariko uyu ngo bita Jojo Breeze nibwo yaje kubishyiraho umucyo avuga ati ntabwo nyikundana nawe ahubwo yahise agaragaza umwana w'umukobwa mushya bari mu rukundo. Abantu bakibara kubona ino post bahise basara baravuga bati ntibishoboka, dore bya biri tujye tuvuga by'abastar, dore by'aba bahungu tujye tuvuga umunsi ku munsi, ntago ari abantu bakizera yuko muri mu rukundo ngo rurambe cyangwa se rukomeze, dore byamukoze. Izo video twarayibonye abantu bati ibi ni ibikimwe wakabyara mwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bafite izina rikomeye nabo babigaruka bavuga bati aha ho Jojo Breeze aradukoseye gusa ariko amakuru yari ahari hafi cyangwa se mu bantu bari hafi yo bita Jojo Breeze bari babizi yuko aba bamaze gutandukana. Abantu bakimara kubona post ko bita Jojo Breeze bahise banyarukira ko bita Divine baza kumubwira byinshi birimo amagambo akomeye bamubwira bati ese burya ni kuri abimeze, nawe ahitagira ubutumwa bukomeye agenera abakunzi be arababwira ati mw'abantu mwe mumbabariye kugeza kuri uno munsi muri kumbana no bita Jojo ariko muri kwitiranya ibintu uko mubikeka siko biri kuko ibyo muri kubona kugeza kuri uno munsi hari ikindi kibiri inyuma. Ndagira ngo nkusomere muri aka kanya ubutumwa yanyujiye kuri Instagram ye cyangwa se account ye official abibwira abantu be bakomeza kumubaza ibibazo bijyanye no bita Jojo Breeze. Cyo ngusaba ni kimwe gusa no gukanda subscribe, umuntu usige commentaire yawe, ubundi usige niyo bita like. Uyu mwana w'umukobwa bita Divine Uwa aya magambo tugiye kugaruka muri aka kanya n'amagambo yitangarije wowe ubwite agira ngo akureho ibihuha cyangwa se akureho izo nkuru zakomezaga kumwibasira cyangwa se zakomezaga kumubangamira umunsi ku munsi yanyarukiraga kuri Instagram
Instagram asanga abantu bavuga bati Jojo Breeze ndetse no bita Divine, gutyo ugasanga buri munsi comparison cyangwa se kubahuza cyangwa se kubagaragaza buri munsi mu mafoto n'amavideo biracyahari, kandi urukundo bari bafitanye rwaramaze kugenda kera. Yanditse ati ndagira ngo tugenere ijambo kurindi kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza umenye ibyo uyu nguyu bita Divine yaje gutangaza kuri uno munsi. Yanyarukiye kuri Instagram arandika ati mwabantu mwe rero mbabwije ukuri mureke kujya mu nshyingiro bita Jojo Breeze. Ayo ni amagambo arakomeza yandika ati koze we are no longer together. Aya ni amagambo yavuze ati rwose mwabantu mwe mukomeza kunshyingiro bita Jojo Breeze mubyumve neza ntago tukiri kumwe. Aya ni amagambo yitangarije. Arangije ku ruhande arakomeza ati na project zose mubona turi kumwe it's a just content. Aravuga ati iyo mishinga yose mujya mubona mukabona twahuriye muri video mukabona tumeze ukuntu cyangwa se hari imishinga isohotse, kuko kimwe mu bintu byakomezaga gucanga abantu n'uburyo twajyaga tubona tukabona video irasohotse tukabona abakoze cyangwa se akantu gasa nka hari content, abantu bakibaza bati ese ko twabonye mu minsi yashizeho bita imino bita Divine avuga yuko batagikundana, ino video yijite aya makuru ajate ibyo bishoboka bite? Ati ni za scam cyangwa se ni bya binyoma ni za prank duhora tubona kuri izi mbuga. Uyu mwana w'umukobwa ariko yakomeje tuvuye hanga yakomeje arandika ati I moved on too. Ayo ni amagambo yakomerejeho. Arangije arandika ati arakomeza yandika ati so I'm no longer his girlfriend. Yahise abyemeza aravuga ati ntabwo nkiri umusheri we cyangwa se umukunzi we, ibyo bintu mubimenye mwicare mubiza. Arangije asoza yandika ijambo rimwe ati thanks for understanding. Arangije avate murakoze cyane kunyumva. Ibi byose byari biturutse n'ubundi kuri ya magambo nari maze kukubwira mu kanya y'uburyo Jojo Breeze ku munsi w'ejo yabajijwe byinshi bamubaza kubijyanye n'uwo bita Divine, bamubaza bati ese murakundana mwarabiretse? Abantu bakimara kuva ngo bahise banyarukira ko bita Divine nawe baramubaza sinzi uburyo nabisobanura, kuko kugira ngo umustar cyangwa se umuntu ufite izina rikomeye nk'uyu nguyu yanyarukire ku rubuga yandika amagambo nk'aya ni ikigaragaza yuko hari uburyo ibintu biba byamubangamiye cyangwa se biba byabaye binini, biba byabaye too much kuri we mu buryo bwo kubikontrola cyangwa se kubimanaginga akaza kwifashisha poste nk'iyi ngiyi. Ni kimwe mu bintu byazamuye inkuru bizamura impaka mu bakunzi ba showbiz ndetse n'abafana bo bita Jojo Breeze ndetse no bita Divine, kubera ko aba bagiranye ku bintu byinshi. Hari n'abantu bakomeje kubona bavuga bati nubwo wenda umunsi ku munsi tubonera ibintu muri angle mbi cyangwa se mu yindi kote itari nziza tukabona yuko gutandukana n'ibiki, ariko hari abantu bavuga bati aba bana cyangwa se bita Jojo ndetse no bita Divine ni ikosa no guhemuka, kuko hari byinshi bageranyeho. Iyo profile yo kuba barabasheri cyangwa se abakunzi byabahereje ibiraka byinshi, iyo communication yatumye bagera kure. Rero kuba babisenya kuri uno munsi cyangwa se bakabishyiraho akadomo ubwabo ni ukwisenya, si uko wenda bari bwice profile yabo muri public, ariko ubwabo ni ukwisenya mu mikorere ndetse no gutera imbere, kubera ko twagiye tubona amajoro menshi twasangaga go bita Jojo yegukanye igihembo ugasanga no bita Divine nawe yakegukanye, kubera iki iyo communication cyangwa se iyo collaboration ya buri munsi, iyo partnership yabo ugasanga iri gupika cyangwa se hari uburyo iri kubahereza audience nini, ndetse naho bari gutora ababyinnyi b'umwaka ugasanga amajwi yabo ari hejuru. Nakomeje kubona ari ibintu byakomeje kuba inkuru nini, gusa ariko murabizi buri kintu cyose tuba tugomba kukigarukaho tukamenya aho biva ndetse naho bijya. Mubana nanjye Philox umunsi ku munsi, cyangwa se abandi kimwe gusa no gukanda subscribe ndagasiga commentaire yawe. Ibiganiro nk'ingibi byo ni buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wundi. Ikintu ni kimwe gusa ni ukubana nanjye. Murakoze cyane.